Tubahaye ikaze rero mwebwe mwese mukurikiranye ibiganiro bya B2 TV show. Reka twongere tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. John, habari za masiku bwana? Ni njema kabisa. Habari ni njema. Kama tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu, maisha ni ya Mungu. Anaenda bze. Maisha naenda bie. Kabisa. This is B2 TV show. Ubuzima ni sawa. Ubuzima bugomba kugenda neza. Iyo umuntu ubundi atarwaye, ntabe yagize impanuka, ntabe ari kwa muganga cyangwa se burya abagomba gushima Imana. Turashima Imana. Reka icyo ntago tukemeranye. Nuri mu bitara kwe gushima Imana, nurwaye, nuri mu bibazo, nuri mu kaga, nuwapfushije. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo muri byose mushime. No kuvuga ngo cyagihe wowe uvuga ngo urarwaye, we ntabwo ari wajya kwa muganga. Njyeyo. Hasi hari igihe usanga hari umuntu urembye kukurusha cyane. No kuvuga ngo rero iyo dushima Imana ngo Mana wakoze kongeye kwa muganga. Buri uburwaye. Wakoze ko narwaye. Ni nk'ibyo twita ibigeragezo. Abakristo bo barabyumva cyane. None se baravuga ngo ibigeragezo ni ibiryo by'umukristo mu rugendo. Ubu ugomba kuvuga ngo Mana wakoze kubera ko wampaye ikigeragezo. Oya, muri byose ahubwo tugomba kugira umutima ushima. Niba urwaye, yego urababaye ariko ntabwo bigukuraho gushima. Uba ugomba gushima Imana, ukayibwira uti nubwo ndi muri no eta yuko ntameze neza, ariko ndagushimiye ko nkiri muzima. Iyo ugihumeka, ugifite umwuka wo guhumeka, biragoye gushima uri mu kigeragezo cyangwa se biragoye gushima ubabaye, ariko nanone ntago bikuraho yuko ukiri muzima. Kuko njya mbwira abantu Peter, buri iyo igihumeka ibintu byose biba bishoboka. Ni nk'umuntu tuvuge ngo ubuzima ni bubu uyu munsi, ariko ejo buri buhinduke. Uyu munsi wenda urarwaye, ariko ntabwo ari ubu, niba atari uburwayi bwo kugutwara. Ngira ngo muri Bibiliya Hezekiya umuhanuzi yaraje aramubwira ati itunganye kuko ubuzima bwawe burarangiye. Ajya ngivura ararira, yibutsa Imana imirimo myiza yakoze. Imana irongera imutuma iramubwira iti nkonye imyaka banza 15. No kuvuga ngo rero sometime ntago Imana kuvugana n'abantu birashoboka, ariko ni gake cyane. Waya ntago ari gake cyane. Imana buri munsi tuvugana nayo. Yakubwiye ngo uyu munsi yakubwiye ngo iki? Icyambere buriya impamvu tuba twavuganye nayo. Oya, ndakubajije yakubwiye ngo uyu munsi. Ikintu yambwiye se, yambwiye ko ndi muzima. Iyo ubyutse ukaba uri muzima, Imana ikubwiye ngo uri muzima uwo munsi. Iyo ubyutse uhumeka, Imana ikubwiye iti mwana wanjye byuka ugende uri muzima. Ariko se ubona iki kiganiro noneho cy'uyu munsi. None se we wakikangura ugira ngo Imana burya ni igukangura igakingura, ukongera ukabona, ukongera ukagaruka mu buzima ubyutse. Burya ibikubwiye iti mwana wanjye byuka ugende uri muzima. Abadukurikira nabo batubwire ko batajya bavugana n'Imana. Imana ishimwe cyane rero. Imana yatwavuganye turi bazima. Abakunzi ba B2 TV show rero, reka dukomeze. Ngira ngo nibiba ari byiza cyane. Rimwe na rimwe tuba tugomba kumenya yuko n'Imana tujya tuvugana nayo. Ariko ubwo niba ari ukuvugana nayo yuko baramutse, niba uko ubyutse ugasanga muri muzima, iba yakuvugije ngo uri muzima ubwo buri munsi. None se we Satani mwavuganye niba utavuganye n'Imana? Ko hari ibintu bibiri. Niba utavuganye n'Imana nabavuganye na Satani. Iki kiganiro ndabona ari ibyago. Reka abakristo dukunze kuvuga ngo Satani nujya ugenda ukabona ni muri guhura, jya umenya ko muri mu cyerekezo kimwe.
murimo muratemberana muganira. Ni ibintu bikomeye, ni ikintu gikomeye, ariko buriya nubwo ngira ngo abantu birakomeye cyane kuba wabwira umuntu ngo buri munsi uvugana n'Imana, kuko rimwe na rimwe tujya tubona abantu hari uburyo bavuganamo nayo, ariko ngira ngo wenda ubutaha n'abandi bazatubwira uko babyumva. Ese koko buri munsi tuvugana n'Imana, cyangwa hari uko Imana yaremye umuntu inamutegurira inzira ye, ariyo mpamvu rimwe ashobora kubyuka ari muzima, ubundi akabyuka arwaye, ariko hatarimo ibyo kuvugana nayo buri munsi? Niko mbitekereza. Ahubwo mushobora kuvugana ntubimenye, cyangwa se ntubiha agaciro, cyangwa ntubitekereze. Ahubwo ntubimenye we, ni uko utabimenya ngira ngo nabyo birashoboka. Okay, reka tubabwire rero yuko ariko jo hari message zaje message rero iyo twasoma imwe gusa cyangwa ebyiri, ngira ngo wenda Peter twatangiye twirukanka, ariko tubanze dushimire n'abakunzi bacu baba bakurikiye ibiganiro bakabireba, turabibona. Ikiganiro twari dushyizeho nimugoroba, abantu bakirebye bashyiraho komanteri, abashyizeho imitima, natwe imitima turayibahaye kabisa, muri ku mitima ya umushaha niko bahita hari mukanya bongeraho nara ku mushaha mukanya bongeraho nara ku mushahara. Natwe tubafite ku mutima, murabitwereka abadukurikira hirya no hino ku isi, cyane cyane abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, turabibona ko mudukurikira. Ariko kandi mu by'ukuri ngira ngo twarabibabwiye ejo, impamvu tugaruka muri comment tukazisoma nuko tuba tuzi ko hari abantu tuganira nabo muri comment. Hari umuntu umaze iminsi avuga ati nimero yanyu irakenewe. Peter, nimero yacu turayibaha gute? Reka bagende bashake B2 TV show kuri Instagram, mukore follow up. Harya babyita gute? Ni gukora follow up, ni following. Ba following ntuza Instagram, harya niyo bita IG. Iminsi ni ibintu byarahindutse, ni IG. Ibyo bintu bimbwiye bajye kuri Instagram ba following account ya B2 TV show. Ni wandikamo ba na kabiri na T na V na show cyangwa se SHOW, uri buze kutubona. Ubwo rero na account nshya, ntabwo aba followers benshi turagira, ariko ushobora kugenda ukaba uwa mbere, nabyo ni byaba ari sawa nukanda waba uri uwa kabiri n'abandi wa mbere. Okay, umuntu uri bukore follow ahite ukeneye kutwandikira, noneho hariya muri DM niko babyita, ushobora kwandika tugahita tukubona, noneho nimero tukayiguha tukavugana, noneho birambuye hariya. Hanyuma rero nkuko twabivugaga, twabashimiraga comment rero turazibona, ariko message nyinshi ni izo gushima, turabakunda, natwe turabakunda twabivuze. Hanyuma message imwe irimo y'ikibazo ni message y'umuntu bita Musinguzi Emmanuel. Iravuga iki rero? Musinguzi Emmanuel aravuga ngo I always receive job adverts through Indeed. Is it authentic? Yes, Musinguzi Emmanuel rero Indeed iri authentic cyane. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turayikoresha cyane. Itanga ama offer, itanga ama advert y'ahantu hari akazi, ama company afite akazi aca muri izi company zindi mubona online. No kuvuga hari ibigo bifite akazi, hakaba n'ama website company ashinzwe kubamamariza, ashinzwe kubarangira akazi. Donc iyo umuntu afite akazi akajya kuri Indeed akabibabwira, noneho akazi kakajya hanze kagasohoka. Rero ubwo niba warakoze subscribe kuri Indeed, ukajya ubona notification every day, then ugomba gukora follow up. Niba waraprayinze ugomba kubabwira yuko uri umu international, ukavuga aho uri, kugira ngo niba kuricinga kuri phone cyangwa kuri email mubashe kugira aho muza guhuriza, kuko sometime ahangaho uburyo
bukoreshwa mu kwapplyinga akazi ujya online bitewe n'ibyo ushaka gukoramo ukapplyinga ugakora application. Izo application rero uko ugiye online bahita bagusaba kuzuzamo email yawe. Email yawe rero iyo uyishyizemo bagusaba n'ama adresse n'ibiki byose ukabyuzuzamo, noneho akazi kose kabonetse kuri muri bya bindi wasabye cyangwa bya bindi ushaka gukoramo niba warasabye kuba umwarimu, niba akazi k'ubwarimu aho kabonetse hose kuri Indeed bahita baguha notification ko ako kazi kabonetse. Ni ukuvuga rero ubwo nawe niba ubona notification warapplyinze, ubwo ushakisha uburyo ushobora kubandikira mu gahana amakuru. Peter, ngira ngo ibyo uvuga no kuri icyo twamubwira mu by'ukuri yabajije niba iri authentic, no kuvuga ngo ni website yizewe kandi natwe dukoresha hano. Bivuze ngo icyo akeneye gusa no kureba listing cyangwa se utuzi turiho, hanyuma noneho akareba ako aqualifyingamo, akareba ama qualifications n'ama skills bakeneye muri izo advert z'imirimo bafite, noneho wowe ugapostira kuri iyo mirimo, kuzamo details baba gusaba cyane yuko niba ari akazi kari listed kuri iyo website, icyo ukora nta kindi ni ukujyaho ugaklikaho, noneho bakwereka area. Hari igihe bakwereka yuko wenda ari specific to the people bari muri Amerika, noneho bashobora no kuba specific bakavuga ngo dukeneye international workers baturuka mu bihugu byo hirya no hino. Ubwo rero weho icyo ukeneye ntabwo twamenye niba uri mu Rwanda cyangwa uri outside y'u Rwanda, urugero muri Uganda cyangwa muri Kenya cyangwa hehe, ariko uko bigaragara ari muri East Africa. So ubwo rero icyo twakubwira ni website yemewe, ahubwo niba ufite wenda ibindi bibazo biri ukeneye kumenyaho, wenda wakongera ukatwandikira ukatubwira uti wenda nabonye amahirwe runaka, hari akazi kameze gutya na gutya, ushobora no kudusharinga link ukareba. Ariko cyane cyane iyo bashyizeho akazi bashyiraho na location y'ahantu ako kazi kazakorerwa. Ubwo rero ndi kumva biri open kabisa. Nicyo ngicyo twavuga, niyo message yari irimo isa naho iri. Kandi Musinguzi wakoze cyane ku bwa message yawe. Ngira ngo hari n'abandi baba bafite ibibazo biteye nk'ibyo ngibyo, ugasanga umuntu yarapplyinze ariko hari n'igihe ushobora kugira amahirwe ukapplyinga bagahita banagufata bakakoherereza n'ibyangombwa, ukaza ugakora bitewe. Akenshi nk'iyo mirimo international yo itanga iyo bita work permit ya ntozi ya international, bo bashobora kugushakira work permit yo meeting ariko iyo qualified ku murimo runaka bashobora guhita baguha work permit rwose. Na visa biba byoroshye as long as you are qualified and you are just in the location they need. Okay. John, rero reka ngira ngo twinjire mu kiganiro cy'umunsi twari dutangiye. Twari turimo gushimira abantu. Reka tushimire umuntu bita Louise. Hari umuntu witwa Louise kare yaciye mu gikara avuga ati iki kiganiro noneho cyo ati mwagikoranya amafresher ateye ubwoba. Ati ko nasuhuje abantu none ati na mukecuru ahise ajya kuri WhatsApp kubera mwebwe ati ubu ngubu barimo kubareba. Which is good. Reka rero Louise tumusuhuze n'abandi namwe mwese, abantu mwese mureba B2 TV show. Turababwiye ngo mukomeze murebe kandi mukore share, mukore subscribe, mukore ma comment, musharinge, mushyire ku ma status yanyu. Oya ni byiza turabikunda ko abantu nk'abo baduha courage, abantu batubwira ko ibiganiro babibona, abantu batubwira ngo mwakosora bino, mwakongeramo bino, muzatubwire kuri ibi. Ni byiza kabisa. Ikindi twababwiye igicano ntabwo ari yacu gusa, nawe ufite amakuru, ufite ibintu bitandukanye washyiraho. Peter, reka mbanze nkubwire ESG Decor.
ESG Decor ku muntu uri muri Dayton, umuntu uri hano muri Amerika, abantu bafite ibirori, amaparis atandukanye, abantu bafite za anniversaire, abantu bafite weddings, abantu bafite ibirori bitandukanye byose ukeneye decoration. Ikintu bita decoration kandi nziza yemewe n'amategeko, yemewe na buri wese, ya decoration uvuga uti kabisa hano ebana mu nkore ikirori kabisa. Kubera ko Peter buriya mu birori byinshi decor ni ikintu cya mbere kiryoshye ibirori. Buri iyo winjiye ahantu ukareba uburyo hadekoye, uburyo bahatatse, abantu utangira kumva ujya ureba ibineza bigusaba. Ujya ureba iyo ugeze nko ku meza niyo haba hariho ibingana gutya, ariko bitewe n'uburyo babiteguye ushobora guhita urya ukumva urishimye, nubwo waba udahaza ariko ukumva rwose umunezero wabyo ubwabyo uko bimeze. Icyo nakubwira rero, iyo ESG Decor ni kampani ya decoration igezweho hano muri Dayton, cyane no muri Amerika, kuko bo baratravelinga. Naho waba uri hose muri Amerika baratravelinga, bakaguha service 100% imeze neza. Ubwo rero ESG Decor nabone vuba cyane barimo kujya ESG Decor. Nge nabaha nimero ukeneye decoration, ukeneye ibintu bitandukanye kugira ngo babibone se. Kugira ngo babibone bagomba kuza bakadekora studio yanjye. Oya, tuzabibereka mu minsi iri imbere. Ariko ukeneye decoration y'ibirori bitandukanye, ibirori byose baby shower, anniversaire, ubukwe n'ibindi byose watekereza, ibintu bikeneye decoration, wahamagara ni 937-397-9166 cyangwa se 937-397-9166. Iyo nimero nuyihamagara hano muri Amerika uri buze kubona service ya decoration itangaje cyane, kandi isaha zose wahamagara wewe. Ariko nanone niba byiza iyo uhamagaye hakiri kare kugira ngo nyine ibintu babitunganye, ariko kukugeraho nta kanya nk'ako guhumbya. Hano bakorera hano muri Dayton, ariko mu ma state yose, aho waba uri hose ntutinye kubahamagara, dore twageze mu gihe cy'ibirori. Turi mu bihe by'ibirori, nimubona twambaye gutya nta kintu cyo kwifubika dufite, ibirori biba byatangiye. Reka mbanze ubu ngubu ni igihe cy'ibirori. Peter, ni ukujya dukorera n'ibiganiro hanze tugatembera. Ubundi ntabwo twakundaga kujya hanze kubera ko habaga hakonje, ariko ubu ngubu kabisa tugiye kujya dutembera. Niko bimeze. Nari gufatanya umwanya ngaho nakomeza umuntu. Arukundo nyine iyo urimo kwamamaza ubundi ntabwo nagucamo, kuko nabyo ni byiza. Umuntu aba arimo kureba niba abo bantu nabo bashobora kubona akazi kenshi cyane, bakaba bize muri iyi sama tugiyemo. Igihe cy'akazi. Ni igihe cy'akazi. Reka rero twinjire mu kiganiro neza. John, hari maze iminsi bivugwa, ariko nararebye cyangwa naranumvishe, kuko hari ibyo numvishe, hari ibyo nasomye, numvishe ibintu birimo guhindura isura. Urabizi yuko ibintu bijyanye n'amadivorce hirya no hino yavuzaga ubuhuha, cyane ubwo turavuga muri Amerika ho babifata nk'ibisanzwe. Noneho muri Afurika ahangaha twafata mu Rwanda naho urabizi ko hari haciye iminsi bavuga yuko amadivorce ameze nabi cyane, arimo kuzamuka ku mibare yo hejuru cyane. Rimwe na rimwe ugasanga buriya divorce muri make ntawe ubyungukiramo. Peter, nawe urasetse. Divorce ze ninde wungukira? Ninde wungukira muri divorce? Tuzi ko nawe umeze nk'ukiri muri za 80 hirya. Ninde wungukiramo? Divorce yabaye imibare. Gute? Umuntu arakubara akavuga ati wenda, kuko arabanza ubundi divorce hari abantu babigize imibare. Ubwo ngubwo waruvuze ngo nta muntu byungukiramo, naringiye kukwereka uburyo umuntu abyungukiramo. Ngira ngo maze iminsi ukurikira imbuga nkoranyambaga bavugana n'iriya tegeko ryo mu Rwanda, niba ryo warigiye kumbwira uriya mushinga bari kwigaho. Ariko cyane waruvuze ngo nta muntu byungukiramo.
hari abantu binjira muri ibi bintu byo kubaka ingo ariko batagiye kubaka, ahubwo wari kubara icyo azakuramo. Kuko hari umuntu ureba akavuga ati Peter yujuje inzu, Peter afite business ya miliyoni 100, Peter afite wenda bonds runaka, ziriya mpapuro z'imigabane n'ibiki byose, uri kumva na Peter afite ibibanza wenda bingahe, uri kumva akabanza akagukubita imibare akakubara akabyegeranya neza, akavuga ati wenda Peter ahagaze miliyoni 200 kandi yewe ndinyatse yigendera. Akavuga ati rero Peter tugiye kubana ariko nshaka yuko duturitsa muri mwatsiye nkatwara 100 kuri ziriya days, uri kumva wa muntu akaza nta kintu azanye, nta na miliyoni 1, wakakubara mukabana ubundi agahita gushyira kuri stress. Ewana go stress, ewana mukiva mu murenge mugisinya stress akayigushyiraho ku mutwe habe no gusinzira. Ubundi nyuma y'amezi nk'6 mukaba munatandukanye, itegeko mugahita mugabana muri mwatsiye, we agatwara miliyoni 100 ziwe yabaze, mwashakanye we nta mibare wabishyizemo, akaba arazigutwaye kandi waraziruhiye. Abantu nk'abo bariho kandi ntabwo ari bari. Reka mubaze, ubona iri tegeko se hari icyo rigiye gukemura? Iri tegeko se banzu rimbwira uyu mushinga w'itegeko, urabona yuko bavuga yuko gukora divorce cyangwa gusaba divorce uza abantu bashingiranywe nibura imyaka 5, bamaranye imyaka 5 nibo baba bashobora gukora divorce. Uyu mushinga w'itegeko nuramuka wemewe, itegeko rigasohoka, ni ukuvuga mutaramarana imyaka 5, iyo divorce yanyu ninaba ubwo ni 0 sufuri sufuri hakuna kitu. Ariko hari agatrend nabonye ko umuntu bita Mutesi Scovia ariko uvuga ati ariko murasetsa ati abantu murasetsa, atuzi ko ufata credit y'imyaka 20 ukayishyura, ati subwa imyaka 5 ni gute utategereza uzi kuzakuramo nk'ijana zawe. Uri kumva ariko kwihangana gushobora kunanirana. Umuntu utegereje ikintu azi neza ko ari inyungu, nta kintu ari guhomba. Peter none se kumara imyaka 10 mu bushomeri kutiyahura, uri kumva kumara igihe utegereje ikintu utazi. Ariko warumbajije ngo hari icyo igiye gukemura, ngende kubona ewana nyine ni hahande tu rusibiyaho ruzarengera umuntu. Kwihangana imyaka 5 ntabwo ari myinshi. Ariko ikintu nabonyemo no kuvuga ngo bya bindi umugabo yabaga wenda afite nk'akazi, umugore ariwe wirirwa mu rugo, yirwa mu rugo akora uturimo runaka, mwajya gukora divorce, turiya turimo natwo ngo baratubaza, bazajya batubarira umunsi ku wundi. Urumva ko numvishe dusa naho duhenze turiya turimo ko abagabo barareka akazi bakajya gukora turiya turimo. Nanjye ndabona ariko ngende kubona turiya turimo nabonye natwo duhenze, ngo bazajya babaranga turimo twose. Ariko icyiza kirimo nuko imirimo ngira ngo n'abagabo bashobora kuyikora. ngira ngo biriya bintu jewe kuri ngewe nabonye nta diri irimo, nta kintu kirimo gifatika. Kuvuga wenda ngo umugore hari uturimo yakoraga cyangwa se rega n'umugabo. Peter ibintu byahinduye isura muri ino minsi, nta n'umugabo ashobora kwirwa mu rugo nawe akora uturimo, umugore yagiye ku kazi. Rero biriya byaturiya turimo ngiye mbona nta effect cyangwa se nta impact nini bizagira, cyane yuko imirimo yo mu rugo, none se umurimo wo mu rugo wenda utekereza ko umugabo atakora ni wowe ku buryo we ahangaha wenda bavugaga kwa kundi umuntu umwe muri mwe aba afite akazi undi atagafite. None se Peter reka nkubaze, wenda utari warenga kuba udafite akazi ni ikibazo cy'umugabo cyangwa ni ikibazo cy'umugore wawe? Ariko nanone kuba utagafite ntabwo bivuze ngo nta kintu ukora. Oya, ni nkaho nta kintu gukora. None se leta umushomeri iramuhemba? Ari ahantu wigeze ubona ubu umuntu ufite masters mu Rwanda udafite akazi
leta iramuhemba kubera ko hari imiganda akora. Amasezerano afitanye na leta. Umuturage hari isezerano afitanye na leta. Ariko ni urugero nari ntwaye kugira ngo ubyumve. Nyine umushomeri utari mu kazi uyu munsi arahembwa. Ntabwo ahembwa. None se umugore wawe niba yarize wenda kontabilite akaba adafite akazi, ni ikibazo cyawe. Si ikibazo cyawe ariko ni ubushomeri bwe. Niyo mpamvu nyine icyo gihe nihaza kubaho divorce bazamubarira. Icyo two turimo yadukoraga kubera ko nta kazi yari afite, iyo akabona se ntaba yarakagiyemo. Ni nko kubura icyo akora akaba dukoranye ariko ntabwo. None se mu rugo nta kintu aba arimo gukora. Ariko iyo mirimo n'ubundi washyiraho n'umukozi wo mu rugo akayikora. Ariko byanze bikunze nawe aramufasha. Yamufasha iki akabyihorera, twavugana njye ndikumva. Nagira umugore ntugire akarimo ko mu rugo ukora na kamwe, umukozi ni 20,000 nzajya mbimuha akora uturimo two mu rugo. We ntuzagira akarimo ukora, ujye ureba Netflix na abonoma nzajya njye kwishyurira. Ariko nabyo ni akazi w'umushinzi. Cyangwa akabyihorera. Avuze yuko wamushinze akazi ko kureba Netflix. Ibyo ni ruwazire, ni ruwazire ashaka abyihorera. Erega Peter reka nkubwire sibyo, bino bintu ngenda ukuntu ndi kubyumva buriya iyo ubundi mu rugo nta nubwo mwakabanye mutagetinga ibyo bintu. Gusa urugo nanone muri ino minsi nge n'ibibazo maze iminsi nibaza, nari nzi ko nzabikubaza nengubona. Kuko nabonye wenda ushobora kuba ufitemo ukuntu nawe bino bintu byumva. Ingingo z'iyi minsi ushobora kuba ufite experience. Urashaka ikiganiro cyihariye ku bijyanye n'ingo z'iyi minsi. Ufite donc wowe ufite experience ndusha, urabizi ko ngende petit frère. Ibi bintu nubwo ndi kubivugaho abantu banyumva bababarira, ngewe ntago ndi umwe expert muri ibi. Ndi kubivuga uko mbyumva sibyo, ahubwo nkurikije uko urimo kubivuga. Ariko ikintu ntekereza Peter, ikintu kiriho ugiye gushaka umukozi. Ndi gukoresha ubwenge bukeya cyane, ubundi ntabwo njya nkoresha ubwenge. N'akantu gake ugiye kumureka. Umukozi ntabwo wamureka. Umva nkubwire nyine ngiye mibare nakoze. Biriya bintu ngiye nkibona biriya bintu. N'ubundi abantu nyine batangiye kujya mu bintu bya divorce, kumva ubundi urugo ngiye ukuntu mbitekereza. Umuntu yakagiye mu rugo afite iyo commitment yo kuvuga ngo agiye kubaka urugo ruzaramba. Iyo haje mu ibyo bintu rero byo gutandukana muba mwaferinze kuri target, niko ntekereza. Either umuntu umwe muri mwe aba yaferinze cyangwa aba yatsinze. Ubundi kiriya kintu bakivuga abantu bakazamuka bagaterera hejuru nkaho bafite izo target ari benshi. N'ubundi bigaragara ko abantu basa naho bafite target ari benshi, ariko njyewe icyo natekerezaga abantu bakakwiye kubaka urugo batareba ko bagiye gutandukana. Noneho ariko in case bigiye kuba ibi bintu, iriya mirimo yo mu rugo ni ukureba ngo uyu muntu yayikoze kubera ko yaretse akazi yagombaga gukora akaza gukora iyi mirimo yo mu rugo, cyangwa yayikoraga kubera ko nta kazi yari afite n'ubundi yagombaga kuba ari mu rugo. Kuko nanone iyo mirimo uramutse uyifashe ukavuga ko umugabo atayikoze kandi nawe hari indi yakoraga hariya, byose byakagombye kuza bikaba neti. Urumva njyewe ikibazo cya mbere nagize n'iki, umugabo ari hariya arakora sibyo, cyangwa se umwe muri bo arimo gukora kugira ngo hataza kugira udutera amabuye yavuga ngo kuki mwavuze yuko umwe muri bo afite akazi, umugabo cyangwa umugore afite akazi. Noneho niwe uhaha. Ubwo guhaha ni ibyo kurya, nayo makara, no kwishyura umuriro, no kwishyura internet, no kwishyura rent y'inzu, niba munafite akamoto cyangwa akagare cyangwa iki, uko guhaga imyuka byose no kwishyura, n'umusatsi ukoresha arakwishyurira, ibintu byose na telefone ukoresha amayinite niwe yaguha. Uwo muntu icyaba atakoze niki? Nje kuntu bitekereza agiye kukubarira weho noza uwo muntu aramutse akubariye ayagusupendingaho buri kwezi si menshi. None se umwe muri mwe none wa wundi wari uri mu kazi, niba wa muntu bamubariye ya mirimo, aramutse avuye muri ka kazi, iyo mirimo uwo muntu akora yabatunga? Umwe muri mwe wakora kuko ngiye mbona ni nk'igihano bashaka gushyira ku muntu ujya mu kazi, noneho bagahapaho wa muntu wasigaye mu rugo. Kandi yewe aho nahereye nkubwira Peter, kuba uri umushomeri nta ruhare njye nawe mbifitemo.
uramutse ubonye akazi wakajyamo. Abakozi bo mu rugo amafaranga bahembwa turayazi, n'abantu bahemberwa indi mirimo bakora irazwi. Noneho wowe iyo mu rugo surenza 50 barayarenze. Peter nawe usetsa. Peter uzi ko usetsa, uzi ko hari umukozi wo mu rugo uhagaze muri za desa. Ariko wowe ngo nuwabyigiye wenyine, we wari uvuze umukozi wo mu rugo. hari abakozi bo mu rugo basanzwe, ariko hari n'ababikora hari n'utarabyize Peter, ariko afite experience. Experience se ni ibiki? Yampaye hari umuntu ubukoze akazi umwaka umwe 2 3 yarakoze kwa ministry. Ubu utekereza ko ministry se nikigaragaza yuko uwo muntu azi guteka neza. Wajya gutekera kwa ministry? Abanyuze ko bari bagira abashyitsi bari international, cyangwa se ukajya gutekera ashaka wabyigiye. Ariko ubu wajya gutekera nk'umuntu nka meya. None se Peter uri kuvuga ko umukozi wo kwa meya ateka nk'uwahariye hepfo bisanzwe? ahubwo ashobora no guteka nyuma yawo. Birashoboka ibyo uvuga, birashoboka. Ariko ayo 50 si umuntu udasanzwe. Yewe muri 2015 nta mumeya uzi se, nta mumeya uzi wavuye mu nzu agasiga yambuye. Ntabwo turi bumuvuge. Ndamuzi ariko ibyo ni ingese sana. Ibyo ni kimwe n'uko umuntu yakwambura bisanzwe wamugurisha. Uwo nguwo rero nawe ashobora kuvuga ati, kandi nanjye hari abo nawe ashobora kuvuga bati isukari ko yashize ati mu kinywera. ahubwo Peter reka nkubwire, wenda tudatinze kuri ako kasaleri y'umuntu wo mu rugo, bitewe n'icyiciro murimo, ko mushobora kuba mufite n'uwa 5. Kavatiri yakubwiye yuko yakoreraga bingana, kandi Kavatiri ukuntu mureba yagutekeye ntiwamucika. Arateka, wumvisha ukuntu bagiye bamwogeza ngo agakora agateka bakamwogeza bamwogeza. Ari mu bantu bongeje mu gihe gito y'amafaranga menshi, yavuye kuri 6 agera kuri 18. Ushobora gusanga ubu ngubu bahembwa nka tarari cyangwa 40. Ibyo rero bya 50 wavugaga, ngewe hari ahantu nzi bamuhembaga 50 kandi za 2016. Aho ngaho nari nanze wenda urugero wari utanze. Ariko dufate mu rugo, sibyo? Mu rugo niba muvuze ngo imirimo yo mu rugo, ubundi banza umbwire iyo mirimo ni iyihe Peter? Imirimo yo mu rugo ni myinshi. Wabona utayizi, ni wowe uzishyura. Wowe ushobora kuzagukostinga byinshi niba utanayizi, ugomba kuyibara ukamenya icyo. Ngewe ushobora gusanga ari njye bazaya. Banza umbwire iyo mirimo yo mu rugo ubundi baba bavuga ni urumva hari uguteka. Imirimo ni myinshi. Urumva igihe hazamo n'umwana. Ibyo mwana byo aho ngaho icyo tugisimbuke. Ibyo ni umwihariko, icyo cyo ntawe kugivugaho. Uwo murimo nta mugabo wawubasha. Icya mbere gutwita ntiwabibasha, icyo kiri ku ruhande. Konsa uzonsa ute Peter? Ni uzonsa ute? Hari umugabo nabonye yambara masike y'umugore we kugira ngo umwana abashe kumuha bibi. Urumva kugira ngo umwana yemere nuko aba yambara. Hari ugukoropa inzu, hari ugutunganya ibyumba, hari ugukora ama breakfast, hari ugukora lunch, hari ugukora dinner, hari kureba imyenda, kuyifura no kuyishyira mu mwanya wayo. Urumva ibyo byose, ibyo gutegura amafunguro, ibyo byose utwo tuntu ari duke. Ntabwo ari duke, ariko se n'ubundi wa muntu uhembwa 20 ko tworoganiza akadukora, iyo ni standard. Utwo ni veni, wenda tukarenzaho kiriya cy'umwihariko gishobora no kuzaba gihenze. Kiriya gishobora kuzaba gihenze cyo kuvuga ngo gutwita, konsa, kugira gute, biriya bintu by'umwihariko umugabo atakora. Nibyo ntekereza ko bizajya bimugora. Ako biriya nyeka ko biriya bitakabaye bijya mu mibare. Biriya bizajya mu mibare, none se bitajya mu mibare. Biriya biri mu bintu abantu nyine babanza kumvikanaho. Bumvikana, we wumvikana n'umugore igihe yonyereza. Ariko
mushakana mufite iyo target iyo target ariko ushobora kubushyiramo 30 agashyiramo 70 none se wowe uzavuga ariko ibyo ngibyo ntabwo buri muntu wese none se amezi 9 umudamu atwite wowe ubona wakishyura ngana kiriya kintu nicyo nabonye gishobora kuba gize naho kiriya cyo ntibazakibara bazakibara ntibiba turi ahubwo umva nkubwire ikintu gishobora kuba kizakubita umugore hasi kuvuga cyangwa se umugabo bitewe n'uwasigaye mu rugo undi yagiye ku kazi uri kumva uwasigaye mu rugo turiya turimo n'ubundi nimukora estimation y'umukozi mushobora kwafodinga mu rugo mukavuga ngo ni 30,000 no kuvuga ngo iyo balance niyo bazajya baguha buri kwezi bitewe n'imyaka umaze bavuge batumaze wenda umwaka sibyo ukora kano kazi ko mu rugo ukuyeme cya kindi cyo gutwita kuko nicyo cyonyine umukozi atabasha kiriya cyo bazagikuramo nicyo umukozi atabasha nicyo n'umugabo atabasha no kwishyura bazagikuramo kuko bazagishyiramo bagishyiramo gute abazakibara bazagisha buriya bagomba kukibara batakibaze nanjye narekaramo niba gishyiramo abantu kiriya batakibaze nanjye narekaramo warekaramo iki warekaramo bakacyongeramo oyi kiriya nicyo gihe ariko se urundi biriya bintu ntabwo bishobora kongera ubushake bwo gukora divorce ahubwo ngewe ikintu nabonye ahubwo bishobora gutera motivation abantu bose mu rugo kuba baparticipa oye guparticipa ya mirimo nyine wavugaga umwe agakora iki undi agakora iki kugira ngo mugende mubaransa hatazagira ufata byinshi ariko urumva ntabwo byakunda niba harimo udakora kuko niyo waba ukora se ubyutse ukitegurira icyayi ukishyirira amazi muri dushe ukiterera ipasi kuko nitwo ikibazo ntabwo biri recorded ibyo ngibyo uvuga waravuga ati njyewe namaze imyaka 3 ntari mu kazi azazana proof none se bazagenda ku marangamutima yaba yarakoze waje biriya proof ni ukujya muri Rwanda Revenue muri Rwanda Revenue kugira gute kujya kureba niba hari social ahubwo umva ikindi kizabaho umukozi wo mu rugo bazamuha konti ijye yandikwa ifayiringwe banamuhembe kuri konti kugira ngo nimujya kuvuga ngo umaze imyaka 3 avuga ati twari dufite umukozi wakoraga iyi mirimo mushyiremo na job description gukoropa gutera ipasi kumesa kugira gute mukore job description kugira ngo umugore navuga ngo iyi mirimo narayikoze cyangwa se umugabo navuga ngo iyi mirimo narayikoze bibe bifite ahantu biri recorded uri kumva noneho bya bindi bitari recorded twavuze ngo konsa n'ubundi ntiwabirekodinga ku wundi muntu ni iby'umwihariko kuri mama w'umwana umubarira ngahe no gutwita umva wamubarira ngahe yose atayatwara none se kutabikora Peter usibye ko nanone byaranahindutse hari abagore batacyonsa ese yo mugurira isukari n'ifu y'igikoma ibyo nta kintu bivuze ariko nabyo baba bagomba kubibona ibyo nta kintu bivuze yabyemera se avuze ngo nonyeje imyaka 3 se wamuhakanye imyaka 3 se umwana yaracukiye 2 waba ufite santu byanditse umwana aracutse si nyama da ukabati akira uzajye musinya sinyana umwana acukiye amezi 6 utazabeshya ngo ni abakozi bagiye kugira agaciro abakozi bagiye kujya bahabwa kontra bazajya bahabwa kontra noneho ikindi nuko mu rugo ngiye cyo mbona bino bishobora kuzongera ni participation ya buri umwe wese mu rugo akamenya ko umurimo niba bawubarira amafaranga ariko nanone njyaho nagarutse Peter njyewe kuba udafite akazi ntago babinyishyuza none se wigeze ukabona nkubuza kukajyamo wabonye akazi nkubuza kukajyamo ngo utwo turimo nabonye dukeneye komeza dukore none se weho igihe waruhutse ko udakora utwo turimo byibuze nzajya ntukora ubu ngubu bazajya badukora cyangwa wishyura umuntu hamagara umuntu atugukorera hanyuma mwishyure birangira ubundi se niki excuse me niki kizajya kikurengera niki cyakurengera kivuga yuko ngo uyu muntu akora iyi mirimo weya nyine no kuba mufite ahantu mu biri kodinga nyine uzagura kaye kuko none uzagura kaye doshaje bugomba kugira niba leta ibishyize mu itegeko hagomba kubaho n'ibizibiti ibizibiti urabizi ibimenyetso bigaragaza yuko koko iyo mirimo wayikoze ni ibi niba umwe avuze ngo narayikoze Peter undi akavuga atarabeshya ntiyayikoze
justification zazi ibi zabyinjiramo ibintu ntabwo byoroshye ibi bintu biza inshuti bakunzi ba B2 TV show ngira ngo murabyumva impaka ni ndende bwakwira bugacya ese koko agiye kuzajya habaho kwishyura umukozi kugira ngo bitazajya mu rukiko hanyuma bigateza saga cyangwa se abantu bagiye kujya bicara ahubwo ibyo umukozi babireke abantu bafatanye bamanaginge urugo rwabo nk'uko baba barabyiyemeje ese koko birakwiye yuko abantu bashaka hariho gahunda z'uko ushaka gutwara imitungo ya mugenzi wawe cyangwa se ushaka kugabana nawe ibyo nabyo byabarwa nk'ubusambo ya Peter ngira ngo ririya tegeko buriya haba hari impamvu cyo kora abantu barizanye nanone tubyemere kubera ko buriya babonye ko ari ikibazo kuko Peter urabizi neza ko hari abagabo bakura abagore mu kazi buriya ngeni naho nabishingira bashobora kuba barabibonye uko bibaho ugasanga ari nk'umugabo ukura nk'umugore mu kazi ni urugero nimvuga umugore n'umugabo ashobora kuva mu kazi n'umugore akamubwira ati va mu kazi ujye usigara mu rugo n'abana uri kumva bibaho uri kumva cyangwa umugabo akabwira umugore ati va mu kazi underere abana ubakurikirane bakure ngewe nzakumenyera buri kimwe akakubuza kujya gukora akazi ari wowe wabikubujije icyo gihe rero niba ari wowe wafashe iyo responsibility yo kuvuga ngo akazi kareke nawe azasima izo responsibility azikore neza sibyo noneho nimujya no kugabana bazakubarire harya babyita indamunite nibi bakubarire bakubarire ibyo bintu byose ako gaciro kose k'ibyo bintu wagiye ukora kubera ko umugabo ari wowe wakubwiye ngo uve mu kazi ariko ngewe niba ntarakubujije kujya mu kazi ukaba uri umushomeri nk'abandi bose ntabwo ibyo bazabimbaza uzayatanga urabeshya ibyo ndaguhakaniye reka tubashimire rero inyango ikiganiro cyacu iyi topic ni nini reka tugisoreza ni nini irimo abahanga abashinga amategeko abantu benshi nabonye abantu benshi babivugaho ariko ngira ngo icyo twavuga ni uko abantu bakwiye kubana mu mahoro gusa Peter bya bibazo navuze nzakubaza mu kindi kiganiro nyitege maze iminsi mbitekerezaho byandika mvuganisha nzakubariza Peter ibibazo nabisubize ubundi hari umugabo umwe ngo wabajijwe ibibazo hafi 100 angahe abona na kimwe asubiza njyewe ndahari yobu Imana ngo yamukubise ibibazo arajegera abura ibisubizo Imana ikajya imubwira iti ahantu isi ishinze urahazi ati akarya indimi ati uzi ububiko bw'umuyaga hasigaye mu ngano bikamunanira ati inyenyeri umuntu wayimanitse ifashe ku kiyanye hejuru akarya indimi nagiye kugerayo urwego ruravunika rero wa mugabo ubwo ni ibyo Imana yayishinze nasinziriye ni ibyo ngibyo nanjye ndi kugutegurira questionnaire ariko ndi tayari tegure tayari kabisa ikiganiro gitaha ewana nta kibazo gihari okay reka tubashimire rero bakunzi ba B2 TV show reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka kandi mukomeze mukora share mugende mwandika na za komenti komenti tuzibone bazisireho subscribe zo muri kuzikora mukomeze musharinge kuri bagenzi bacu hirya no hino Imana ibaha umugisha yuko muri kubikora kandi icyo twifuza nuko hano kuri no channel igomba gutera imbere mubigizemo uruhare natwe ntago tuzabatenguha ibyo twabemereye Imana buri yeje izatubwira ibizakurikira ejo mu gitondo nubyuka utega ugutwi umve ijwi ry'Imana This is B2